umubiri wambaye, umubiri uhumekeramo wakubera ubutayu. Ndagira nkubwire ngo gerageza kwihanganira mu butayu urimo, wambara imbaraga z'umutima, ugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kuguma muri ubwo butayu, kuko hari umunsi w'Imana Imana yaguteguriye. Hari umunsi w'Imana, uwo munsi w'Imana nugera uzanezerwa, uwo munsi w'Imana nugera uzaruhuka, uwo munsi w'Imana nugera uzagira amahoro menshi. Ku munsi w'Imana nugera, ndagira nkubwire ngo nawe uzanezerwa. Imana itugirire neza. Ndagira mbabwire ngo nitugarukira Imana natwe izatugarukira rwose. Birashoboka ko wavuye mu byizerwa ukivuruguta mu byaha ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko ndakwinginze imbabazi z'Imana ziracyahari, imbabazi z'Imana ziracyahari, imbabazi z'Imana ziragutegereje. Va mu byurimo. Tubaha ikaze inshuti bakunzi ba Ingororano TV. Tubashimiye uburyo mudukurikira umunsi ku wundi mukurikirana ibiganiro byacu ndetse n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite umutumirwa, tugiye kumwakira atangire atwibwira, hanyuma arakomeza n'umwanya w'ijambo ry'Imana abanje gusenga. Tumaha ikaze. Murakoze. Amazina nitwa Umurerwa Francine, ndi umumama w'abana batatu, teranira muri ADPR. Imana iduhana umugisha. Kadusenga Imana. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko dukunda, tugushimiye ko twitaho ibihe byose. Izina ryawe nirihimbazwe. Wabanye natwe mu minsi yose yatambutse, watubereye Imana ku manywa na nijoro, tubereye Imana makuba no mu byago, twarakubonye, turagushimye. Musi wa none rero wabishimye, urabikunda. Uwiteka Imana Nyiringabo, ko tugihumeka n'umugambi wawe mwiza udufitiye. Ku bwa Satani ntago twakagombye kuba tukiriho, ariko kubw'umugambi wawe mwiza turacyahumeka. Umwuka w'abazima nuhimbazwe. Uyu ni umwanya tugezemo, Uwiteka Imana Nyiringabo, muri rya sezerano wadusezeranyije ryo kukwamamaza, ryo kukuvugira, kandi ababikora babikunze bazabigororerwa. Kwa niko tugusabye Mwami Imana Nyiringabo, muri iyi cano kugira ngo tugire umugisha imbere yawe, kandi Uwiteka Imana nabo turi kumwe nabo bakugireho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo, abantu bose waremye, abantu bose watoranije, ugira ngo babone ubugingo, babone agakiza. Ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo bagarurire kuri wowe kandi ubahindurire kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe tugiye kumva reka rigira umumaro mu mitima ya benshi, kandi rigarure benshi kuri wowe, rigira aho ribakura, rigira aho ribashyitsa mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka Imana Nyiringabo, nanjye ugiye kurivuga, ndi umuntu nambaye inyama n'amaraso, ariko ndakwinginze kugira ngo umwuka wawe amangeho. Uwiteka Imana Nyiringabo, kandi ndakwinginze kugira ngo umwuka wera abe ari wowe umbera umuyobozi, wowe ubasha kumenya ibyagira abantu umumaro. Uzube muri njyewe Uwiteka Imana, kubera icyombo wombokeramo, kugira ngo umugambi wawe wagambiriye ku bantu bawusohore. Urakoze rero, natwe turagutegereje kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo tugire neza, duhabwe umugisha nawe mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima. Turarisanga muri Luka igice cyaho cya mbere. Luka igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 80. Niwo murongo turi busome wonyine. Luka igice cya mbere, umurongo wa 80. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Dusubiremo. Uwo mwana arakura, agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro, kandi Imana yacu nihimbazwe. Iki ni igihe cyo kwegera Imana, iki ni igihe cyo kuba hafi y'Imana. Iri jambo narihaye umutwe uvuga ngo kwambara imbaraga, ukaguma mu butayu, ukarindira umunsi w'Imana. Hari umunsi w'Imana ku bantu bayo, hari umunsi w'Imana kuba yaremye, hari umunsi w'Imana kuba yacunguye, hari umunsi w'Imana kuba yatoranije. Imana ishimwe cyane.
hari amagambo menshi umuntu aba afite muri we yagiye amufasha, yagiye agira aho amukura n'amushyitsa, ariko iri jambo ni ijambo Imana yampaye kugira ngo tuze kuriganiraho. Nawe rero uri buze kuryumva, ntuze kwinangira umutima, ahubwo fata umwanzuro wo kwegera Imana cyane, kuko intego dufite muri iyi minsi ni ukwegera Imana, tukegerana n'Imana, tukabana n'Imana neza. Imana ishimwe. Iri jambo rero ryaguke muri wowe, ryaguke muri njyewe, rikugirira umumaro nk'abakristo, ritugirira umumaro nk'abakristo, ritugirira umumaro, rigira aho ridukura kandi rigira aho ridushyitsa. Mwuka w'Imana akomeze kuba kuri twebwe. Imana ishimwe cyane. Nshaka kuvuga ku kintu cyo mu butayu. Ijambo riravuze ngo uwo mwana arakura, ngo agwiza imbaraga z'umutima, ngo aguma mu butayu, arindira umunsi w'Abisiraheli. Nshatse kuvuga ku bantu kuba mu butayu. Nasanze maze kubona ko kuba mu butayu, nubwo abantu tujya tubyinubira, nubwo abantu tujya tubyitotombera, nubwo abantu tujya bituma tuva ku Mana, ariko maze kubona ko ari inzira nziza Imana inyuzamo umuntu kugira ngo agere ku mugambi w'Imana. Imana ishimwe cyane. Abisiraheli bamaze kuva, Imana imaze kubakura muri Egiputa, yari ifite uburyo bwinshi yagombaga kubageza i Kanani byihuse cyane, ariko Imana mu bumana bwayo ibona ko ari ngombwa kubanza kunyuza Abisiraheli mu butayu, ibanyuza inzira y'ibizigo, ibanyuza mu butayu kugira ngo ibanze ihabageragereze, irebe urukundo bayikunda. Imana yacu ishimwe cyane. Ibajyana mu butayu, irahabageragereza. Si uko Imana yari yanze Abisiraheli, bishatse kuvuga ngo nubwo duhura n'ibigeragezo, nubwo duhura n'intambara, ntabwo ari uko Imana ikwanga, ntabwo ari uko Imana inyanga, ahubwo ni uburyo bwiza Imana itunyuzamo kugira ngo itugeze ku mugambi wayo. Ni byiza cyane umuntu abonye akazi atarageze mu ishuri, ntacyo yaba amariye ako kazi, nta nicyo yaba amariye abagiye gukorana nabo, ariko kubanza kunyura mu ishuri, kubanza kwiga, kubanza kumenya, akuramo ubumenyi bwo kugira muri we akazagirira umumaro abamukeneyeho serivisi. Imana ishimwe. Natwe rero Imana ibanza kutunyuza mu butayu, ikadukubitira mu butayu, ikaduhondera mu butayu, ariko intego yayo atari ukutubabaza, ahubwo ifite icyo ishaka kudukuramo, cyangwa se ifite icyo ishaka kutureberamo. Imana itugirire neza. Abisiraheli bageze mu butayu, bamwe baritotombye, bamwe bananirirwamo, abandi babugwamo, ariko ntabwo twebwe bidukwiriye kugira ngo tunyure mu butayu kubugwamo. Niyo mpamvu dukwiye gusaba imbaraga z'umutima. Abari bafite imbaraga z'umutima ntabwo bigeze bagwa mu butayu, babuvuyemo amahoro, babusohotsemo amahoro. Uwo ninde? Ni Kalebu na Yesuwa, nibo bari bagwije imbaraga z'umutima. Mwibuke wa munsi bakoze inama, baravuga ngo ni bande bajya kudutatira igihugu, aho turimo twerekera ni bande bajya imbere bakajya kudutatira igihugu. Bagiye atari bakeya, ariko abari bafite imbaraga z'umutima yari Kalebu na Yesuwa. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko dukwiye kugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo tunyure mu butayu, tugere ku mugambi w'Imana. Kuko bari bafite imbaraga z'umutima, bageze muri icyo gihugu. Abadafite imbaraga z'umutima barananirwa, baracogora, bagira ubwoba. Iteka ryose umugenzi udafite imbaraga z'umutima agwa mu butayu. Igihe kigeze rero barananirwa, baracogora, bagira ubwoba, bagira impungenge z'abagabo babonye, bagarukana inkuru mbi, ariko abandi bagarukana inkuru nziza, kuko bari bafite imbaraga z'umutima. Bagarukanye inkuru nziza kubera impamvu y'iki? Kuko bari bafite imbaraga z'umutima kandi bari bafite icyerekezo cy'iyo bajya. Abandi bagarukana incamugongo, barabatireka da, cya gihugu Imana yatubwiye ntabwo bishoboka ngo tukijyemo, ntabwo bishoboka ngo tukibemo, kuko twamaze kubona yuko twebwe kuri abo bagabo turinzige kuri bo. Ariko abandi barababwira ngo nubwo bimeze gutyo, twabibonye nibyo koko, ibyo bavuze ni ukuri, ni barebare, twebwe turi bagufi kuri bo, ni uko babivuze turinzige. Ariko nimba Uwiteka Imana twishimira, ndagira mbabwire ngo icyo gihugu tuzakigeramo. Ni ukuri mu butayu nimba Imana itwishimira, tuzabuvamo amahoro. Imana itugirire neza. Turasabwa kugwiza imbaraga z'umutima
uwo mwana agakura akagwiza imbaraga. Ndagusaba kugira ngo ukurire muri ubu buzima, ukurire muri ubuzima bwa gikristo, ugira imbaraga z'umutima, ugwiza imbaraga z'umutima. Nuba ufite imbaraga z'umutima, uzihanganira ibikugerageza, uzihanganira ibikugora, uzihanganira ibikuvuna. Ndagira nkubwire ngo ubutaha Imana ikunyuzamo butandukanye n'ubwo yanyuzamo, butandukanye n'ubwo umuturanyi wawe, butandukanye n'ubwo umugabo washatse. Ubutaha Imana buri muntu wese afite ubutayu bwe Imana imunyuzamo. Mugabo washatse yakubera ubutayu, Imana ikunyuzamo. Mugore washatse akakubera ubutayu, Imana ikunyuzamo. Umubiri wambaye, umubiri uhumekeramo wakubera ubutayu. Ndagira nkubwire ngo gerageza kwihanganira mu butayu urimo, wambara imbaraga z'umutima, ugwiza imbaraga z'umutima kugira ngo ubashe kuguma muri ubwo butayu, kuko hari umunsi w'Imana Imana yaguteguriye. Hari umunsi w'Imana, uwo munsi w'Imana nugera uzanezerwa, uwo munsi w'Imana nugera uzaruhuka, uwo munsi w'Imana nugera uzagira amahoro menshi. Ku munsi w'Imana nugera, ndagira nkubwire ngo nawe uzanezerwa. Imana itugirire neza. Babaye mu gihe cy'umubabaro, ariko igihe kiragera umunsi wabo uragera, barishima baranezerwa, bibagirwa yuko bakubitiwe muri Egiputa, bibagirwa yuko inzara yabishe, bibagirwa ko bakamuraga amashereka bakabumba icyondo, bibagirwa inkoni z'uburetwa zose, bibagirwa inzara, bibagirwa imibabaro yose barayibagirwa. Bamaze kwambuka Yorodani, bamaze kwambuka inyanja itukura, Miriyamu amaze kubona iby'Imana ikoze, bazamura amashimwe, ababona imirimo y'Imana, babona ibitangaza by'Imana, kuko bari bageze ku munsi w'Imana yabateguriye, bari bageze ku munsi wo kunezererwamo. Hari umunsi wo kwishimiramo, hari umunsi wo kunezererwamo. Nubwo ufite agahinda, nubwo ufite umubabaro, ariko hari umunsi wo kuruhukiramo. Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Ndagira nkubwire ngo wihanganire muri ubwo butayu. Birashoboka ko ubutayu bwawe ari uburwayi, ariko ndakwinginze kugira ngo ubwihanganiremo. Birashoboka ko ubutayu ari umugabo washatse akaba yarabaye ikigeragezo kuri, ndakwinginze kugira ngo ubwihanganiremo. Birashoboka ko ari umugore washatse, birashoboka ko ari umubyeyi washatse, birashoboka ko ari imiryango washatsemo cyangwa wavutsemo. Ndakwinginze kugira ngo ubwo butayu ubwihanganiremo. Imana itugirire neza. Ngo nuko Miriyamu amaze kubona imirimo n'ibitangaza Imana ikoze, ngo ahita yuzura amashimwe, umwuka wo guhimba umwuzuyemo, aratangira araririmba. Miriyamu araririmba, abo bari kumwe bararirimba. Ngo amaze kubona ifarashi n'ibyo yari ihetse byose Imana imaze kubiroha mu nyanja, buzura amashimwe bararima. Ndagira nkubwire ngo hari umunsi uzasiga ibikwirukaho, hari umunsi uzasiga ibikugendaho, hari umunsi uzasiga ibikuri inyuma, hari umunsi uzabisiga. Ku munsi w'Imana ntabwo uzongera kubabara. Imana ishimwe cyane. Kalebu na Yesuwa bihanganira ubwo butayu, bihanganira inkuru aba bajyanye bagarukanye. Baravuga nimba Uwiteka Imana twishimira, nimba Imana ikwishimira muri ubwo butayu, ndagira nkubwire ngo mu gihugu cy'amasezerano uzahagera. Nubwo tubona ko bitoroshye muri iminsi, ntabwo byoroshye, abantu bacitse intege, abantu basubiye inyuma, ariko mureke dukomere umutima, turwane intambara nziza yo kunesha. Twere kwibagirwa aho tujya. Abantu bamaze kwibagirwa aho bajya, ariko mureke twere kwibagirwa aho tujya, twibuka aho turimo gusiganirwa. Imana ishimwe cyane. Ndagira nkubwire ngo nubwo uri mu butayu, ongera wibuka yuko urugendo rwawe intego ari kugira ngo uzagere mu ijuru. Wihangane, ukomere umutima, ukomeze icyo wamenye, ukomeze icyo wafashe, were kurekura. Ibyatuma urekura birahari nshuti yanjye, byatuma urekura birahari, byatuma urekura biraboneka. Ariko komeza icyo wafashe, komeza icyo wamenye, komeza were kurekura, were gucika intege, were gusubira inyuma, were gucogora. Mana, abantu benshi babivuyemo, abantu benshi barananiwe, ariko ndakwinginga kugira ngo wongere ukomere, ugume mu butayu, utegereze uwo munsi w'Imana, munsi w'amasezerano, munsi wo kuruhuka. Ndagira mbabwire ngo hirya y'izo ntambara, hirya y'ibitugerageza, hirya y'ibiturushya, hirya y'ibituvuna, hirya y'ibitugora, tuzabona Imana. Haleluya. Tuzabona Imana, tuzaruhuka imiruho n'imihate, tuzibagirwa imiruho yo mu isi, tuzibagirwa ibyatubabaje, tuzibagirwa ibyadukomerekeje, tuzibagirwa inzara yatwishe, tuzibagirwa haleluya, tuzibagirwa amakuba n'ibyago, tuzibagirwa ubutayu bw'imiryango, tuzibagirwa ubutayu bw'abana twabyaye bakatugerageza, tuzibagirwa ubutayu bw'umugore washatse akakugerageza. Ibyo byose tuzabyibagirwa. Tuzibagirwa ubutayu bw'umugabo washatse akakugerageza, tuzibagirwa intambara twahuriye nazo mu itorero, tuzibagirwa intambara twahuriye muri korari, tuzibagirwa intambara twahuriye mu byumba.
do penestaya glore. Ibyo byose tuzabyibagirwa, tuzibagirwa umubiri uturushya, umubiri utuvuna, tuzabyibagirwa umubiri ukubabaza. Nubwo uri mu bitaro kabumerewe nabi, ariko menya ko hirya yuko kubabara uzabyibagirwa, uharanire gushaka gakondo. Imana ishimwe cyane. Namaze kumenya yuko hirya y'ubu buzima hari ubundi buzima. Namaze kumenya ko hirya y'imibabaro hari ukuntu tuzaruhuka. Imana izaduhanagura amarira twarize. Nanjye kubabwira ngo twihanganire mu butayu turimo. Namaze kumenya yuko benestayi ni contraire. Hirya yo kugeragezwa hari ubundi buzima, hirya yo kurira hari ubundi buzima. Imana ishimwe cyane. Nezezwa cyane n'ukuntu ngo Imana izafata umushwara ikaduhanagura amarira ku maso. Hari igihe tuzishima, ku munsi w'Imana tuzanezerwa, ntabwo tuzongera kubabara ubwo tuzaba tugeze iwacu. Bene data, reka mbabwire, tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara, uko niko Paulo yabivuze, ariko reka tube muri izo ntambara tuzihanganiremo. Ndashaka kubwira abari mu ntambara, ndashaka kubwira abari bacogojwe n'ibigeragezo, mwongere mukomere, mugaruke ku rufatiro, kuko hari igihe tuzabyibagirwa. Imana ishimwe cyane. Impamvu tubabazwa mu isi, impamvu tugeragezwa tugahura n'amakuba menshi, nuko turi mu gihugu kitari icyacu. Iki gihugu turimo ntabwo ari icyacu, iwacu ni mu ijuru. Muri iyi si turi abashyitsi n'abimukira, turacumbitse, turi mu gihugu kitari icyacu, ariko hari igihe tuzagera iwacu. Haleluya! Hari igihe tuzagera iwacu, hari igihe tuzaruhuka. Tugeze iwacu tuzishima, tugeze iwacu tuzanezerwa, tugeze iwacu tuzibagirwa imiruho n'imibabaro. Tugeze iwacu nta gutotezwa, tugeze iwacu nta magambo atuvuna, tugeze iwacu nta gukubitwa. De pini fodrere. Ntabwo tuzongera kubabara, ni kumuririmbyi yabiririmbye, kandi uko ni ukuri. Ntabwo tuzongera kubabara. Ndimo mbahendahendera kugira ngo twihanganire mu butayu. Mureke dusabe imbaraga z'umutima, tugume mu butayu, turindire uwo munsi w'Imana. Bisirayeli ngo baguma mu butayu. Ayiwe, abagumye mu butayu bakarindira umunsi w'Imana. Umunsi w'Imana ku Bisiraheli babonye ineza y'Imana, babona kugira neza kw'Imana, babona gutabara kw'Imana. Karebu na Yesuwa, haleluya, bagera mu gihugu cy'isezerano, kuko bari baragwije imbaraga z'umutima. Munyemerere bakristo, munyemerere bagenzi, turimo kugenda urugendo, tugwize imbaraga z'umutima. Mukobwa wagwije imbaraga z'umutima, ayiwe, Imana itugirire neza. Mukobwa wagwije imbaraga z'umutima ntabwo acogozwa n'imyaka amaze atari yabona umugabo. Umubyeyi wagwije imbaraga z'umutima ntabwo yacogozwa n'uko atabyaye. Umugabo wagwije imbaraga z'umutima ntabwo acogozwa n'uko yashatse nabi, ahubwo akomeza kwikomeza ku Mana. Umuntu ni umuntu, ntaho yakugeza, ariko amahirwe dufite nuko dufite Imana idahinduka. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Narinje kubabwira ngo tugwize imbaraga z'umutima, tugume muri ubwo butayu. Izo mbaraga z'umutima ziguheshe kuguma mu butayu. Muri ubwo butayu ubemo neza, nubwo ari ubutayu bukomeye, nubwo ari ubutayu bubabaza, ariko ndakwinginze kugira ngo bugumemo wihanganye, utegereje umukiza. Kandi ni ukuri azaza, ntazatinda, kuko yabisezeranye natwe. Muhumura, azaza aca intambara zishire, amakuba n'ibyago bimareho. Muhumura, abera tuzataha. Haleluya, haleluya, abera tuzataha, tuzabona Imana, tuzishima, tuzanezerwa. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana, tugiye gufata umwanya dusenge. Iri jambo wabona ko ari ritoya, ariko muri wowe ribe rigari cyane, rize rigere ku mutima wawe. Kandi umaze kuryumva uha agaciro iby'Imana ivugana nawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira mbabwire mukunde kumva ijambo ry'Imana, mukunde gusoma ijambo ry'Imana, kuko bizagufasha bikakugirira umumaro. Imana ishimwe. Abantu muri iyi minsi bakunze kumva ubuhanuzi kuruta kumva ijambo ry'Imana, ariko ubu ni ubuhanuzi butavangiye.
Imana itugirire neza, mureke tube hafi y'Imana, tugendane n'Imana neza, dukora iby'Imana ishaka, dukora iby'Imana ishima. Umugambi w'Imana yagambiriye izawusohoza kuri twebwe. Ikibazo si uko Imana idashaka kudukorera ibitangaza, ntabwo ari uko Imana idashaka kudutabara, ntabwo ari uko Imana idashaka kuturengera, ahubwo ikibazo ni uko twavuye mu birindiro, tuva aho twategererezaga Imana, tuva aho twahuriraga n'Imana. Munyemerere mufatanye nanjye tugarukira Imana. Abisirayeli ngo baratatana, baratana bava ku Mana, bakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka Imana. Ngo ariko igihe kiragera, Imana irababwira ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Ndagira mbabwira ngo nitugarukira Imana natwe izatugarukira rwose. Birashoboka ko wavuye mu byizerwa ukivuruguta mu byaha ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana, ariko ndakwinginze imbabazi z'Imana ziracyahari, imbabazi z'Imana ziracyahari, imbabazi z'Imana ziragutegereje. Va mu byurimo, va mu busambanyi, va mu businzi, va mu bujura, va mu kubeshya, garuka, va mu byo wibwira, va mu buraya, ugarukira Imana. Imbabazi z'Imana ziracyahari, kuko ibyaha byawe nubwo byaba bitukura Imana ibasha kubyeza ikabihindura cyane nka sheregi. Ndakwinginze kugira ngo ugarukire aho ngaho, uve mu bidafite umumaro, ugarukire Imana rwose, kuko nayo igufitiye imbabazi iracyagutegereje. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana, ariko ndakwinginze kugira ngo nawe ugarukire Imana kandi usabe imbaraga z'umutima ubashe kuguma mu butayu. Abantu baguye mu butayu, mwibuka Abisiraheli bagiye ari benshi ariko baguye mu butayu, bitotombera mu butayu. Benshi bahagurutse muri Egiputa, ntabwo ariko bageze i Kanani, murabizi. Ariko impamvu ni iyihe? Impamvu nuko bakoze ibyangwa n'amaso y'Imana. Intego y'Imana ibakura muri Egiputa, intego yari ifite kwari kugira ngo ibageze i Kanani. Ariko bageze mu nzira baracogora, barananirwa, bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bakora ibyangwa n'Imana. Imana irababara, ibamarira mu butayu. Namaze kumenya ko iyi Imana ibasha kwica kandi kanakiza. Iyi Imana irarakara kandi igira imbabazi nyinshi cyane. Niyo mpamvu dukwiye kuyikorera tuyitinya. Iyi Imana tuyihindira umushyitsi. Imana ishimwe cyane, kuko ukuboko kwayo ni kurekure, nta hantu kutagera, nta hantu kutagera, nawe aho uri kwakugeraho. Ariko ndabinginze kugira ngo tugaruke vuba cyane, uburakari bw'Imana butari bwakugeraho. Imana ishimwe. Ahubwo ndakwinginze uyu munsi ukimara kumva ijambo ryayo, ugaruke rwose, ikugirire ibambe, ikugirire imbabazi, kuko irazigufitiye, iragutegereje kugira ngo iziguhe. Imana ishimwe cyane. Bakristo bari bamaze gucogora, Bakristo bari bamaze kuva mu byizerwa. Ndabinginze kugira ngo mwongere mugaruke, mwambare imbaraga z'umutima, tugume mu butayu. Iyi ni inzira inyura mu Mukristo wese. Iyi ni inzira umuntu wese uri kujya mu rugendo rugana mu ijuru anyuramo. Mwibuke mu Kristo na Byiringiro bayinyuzemo, bagera mu isayo gahinda gasaya. Ariko ndakwinginze nawe ugaruke n'umutima wawe wose, kuko Imana yo mu ijuru iragutegereje. Ntabwo izakureka, nta nubwo ifite intego yo kugukoza isoni. Oya, igufitiye imbabazi rwose kandi izakugirira neza. Namaze kumenya ko ari Imana ibasha ibyo twebwe tudashoboye, ikora ibirenze iby'ubwenge bwacu butekereza. Icyo dusabwa gusa twebwe ni ukuyegera, ibindi byose bifite mu biganza byayo. Imana ishimwe cyane. Kadufata umwanya twinginga Imana, dusenge, fatanye gusenga Imana, tuyihendahende, twongere duce bugufi, tuyinginge. Birashoboka ko wari unaniriwe mu butayu, birashoboka ko wari ucogoreye mu butayu, birashoboka ko wari witotombeye mu butayu, birashoboka ko wari umaze gufata umwanzuro wo kuyivaho kubera uburibwe bw'ubutayu. Ariko ndakwinginze kugira ngo wongere ugaruke ufatanye nanjye, wambare imbaraga z'umutima, twongere tuyihendahende. Fatanya nanjye gusenga, tuyihendahende, tuyinginge, kugira ngo rwose imbaraga z'umutima yongere iguhe imbaraga z'umutima, imbaraga z'umutima zongere zikubonekemo, ubashe kuguma mu butayu urindiye umunsi w'Imana kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Uri Imana yo kwizerwa kandi uriho uzahoraho. Twamaze kumenya ko nta gacu ko guhinduka kigeze kakugaragaraho, ndetse nta nakazakugaragaraho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, Mwami Imana Nyiringabo. Ayiwe, turi imbere y'ubwiza bwawe, duciye bugufi. Twagenze uko dushaka, ntitwagenze uko ushaka.
ariko tukugarutseho twebwe n'abantu bawe waremye, twongeye kukwegera kugira ngo imbabazi zawe zitubonekeho. Twitotombeye mu butayu, twananiriwe mu butayu, twacogoreye mu butayu, dusengeye abantu bose bamaze kunanirirwa mu butayu, bagacogora mu butayu, bakongera gukumbura iyo bavuye, bagashaka gusubira iyo bavuye, n'abamaze kubivamo bagatembanwa. Turakwinginze kugira ngo imbabazi zawe zibagereho, imbabazi zawe zibazeho, imbabazi zawe zibabonekeho mu izina rya Yesu. Wongere Uwiteka Imana Nyiringabo, manura umwuka n'umuriro, utwike ukongora ibidafite umumaro mu mitima. Ayiwe, mu izina rya Yesu tubashe kugaruka rwose imbere yawe. Kandi ndakwinginze abemera kukugarukira, Mwami Imana Nyiringabo, nawe ubagarukire. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twamaze kumenya ko imbabazi zawe zihoraho iteka, twamaze kumenya ko imbabazi zawe zitarangira ku bantu bawe. Dawidi aravuga ngo nimba ibyaha byanjye bisumba imbabazi zawe unyice, ariko nimba ibyaha byanjye imbabazi zawe zisumba ibyaha nakoze umbabarire. Uko niko tukwinginze ku bantu bawe, Mwami Imana Nyiringabo, ushyire ku munzani urebe abari bamaze gucogora mu butayu n'icyatumye bacogora bagasubira inyuma. Ndakwinginze ngo ushyire ku munzani, nusanga imbabazi zawe ziruta ibyo bakoze, ubagirire imbabazi rwose. Haleluya, haleluya, bagirire ibambe n'impuhwe. Urakoze Yesu, twe turimo tuguhendahenda kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo wongere utugwirize imbaraga z'umutima, tubashe gukomerera muri ubu butayu tunyuramo uko bukeye n'uko bwije. Kandi tugusaba tukwinginga kugira ngo uzaduhe kurangiza uru rugendo amahoro, kandi tufite icyifuzo cyo kuzagera iwawe. Urakoze rero, dusabiye umugisha abakozi bawe bagize icyifuzo bakaboneka, bakagira umushinga kugira ngo abantu twamamaze, ayiwe, tukwamamaze, twamamaze izina ryawe, twamamaze kugira neza kwawe, twamamaze imbaraga zawe. Nyemerera ubaho umugisha, Mwami Imana Nyiringabo, nubwo itangira ryaba ari rito cyane, ariko turasenze kugira ngo amaherezo yabo hazabe kunguka cyane. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemerera ubaho umugisha, bagwiriza imbaraga z'umutima nabo ubwabo. Uzabarinde kugwa isari, isarura rigeze, uzabarinde gusubira inyuma. Ayiwe Kristo, ahubwo uko bukeye n'uko bwije nabo ujye ubarindira ubugingo, kandi uzabaha iherezo ryiza. Natwe turi imbere yawe rero, ube mu ruhande rwacu, tugirire neza, natwe uturindire ubugingo. Mwami Imana Nyiringabo, natwe twisabiye kugira ngo uzaduhe iherezo ryiza, uzaduhe gupfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Urugendo twatangiye uzaduhe kurusoza amahoro. Urakoze, turagushimye kuri Imana yumva gusenga no kwinginga kose, kandi utugire impuhwe n'imbabazi mu izina rya Yesu, amen. Arakoze cyane umukozi w'Imana ku ijambo ryiza atuganirije, ritubwira yuko dukwiriye kugwiza imbaraga mu butayu. Ese ibi ngibi umuntu yabihuza gute n'ubuzima abamo bwa buri munsi? Reka mbarize abadukurikiye kugira ngo umuntu amenye ngo ese kumara kumvira ijambo arabihuza gute n'ubuzima abamo bwa buri munsi. Ni gute arahuza kugwiza imbaraga ari mu butayu dusomye, ndetse n'ubuzima bwa buri munsi umuntu abamo hano ku isi? Imbaraga z'umutima mu butayu, umuntu agwiza imbaraga z'umutima ari gusenga, kwegerana n'Imana, kubana n'Imana, kwiyiriza ubusa, kwihana ibyaha. Mu gusenga bigendanye no kwihana ibyaha, ugasenga, ukajya uhora hafi y'Imana. Muri ibyo bihe byiza byo gusenga, ugenda hakura izindi mbaraga zibasha kukwinjiza muri bya bihe. Kandi noneho umuntu aba mu butayu, kuba mu butayu cyangwa se kuguma mu butayu, turabihuza n'ubu buzima, ni ukubasha kwihanganira ibikugerageza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemera azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda bose. Ubwo bishatse kuvuga ngo umuntu uri mu butayu biramusaba kwihangana, akihanganira ibiri kumugerageza byose, akarushishwaho gusenga Imana, kuko cya gihe cyo gusenga Imana niho akura imbaraga zo kwihangana.
muri bya bihe byiza byo gusenga niho azakura imbaraga zo kwihanganira bya bindi byose biri kumugerageza. Arakoze cyane, turamushimiye cyane kubw'umwanya yafashe wo kutuganiriza ijambo ry'Imana, kandi namwe mudukurikiye turabashimiye tubasabira n'umugisha, kandi tubasaba kugira ngo mukomeze gukanda kuri subscribe ku Ingororano TV kugira ngo mujye mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Imana ibahe umugisha. Reka tumusabe asenge hanyuma dusoza ikiganiro cyacu. Imana nziza, Imana y'ubutware n'ubushobozi, Imana ikiranuka muri byose, twongeye kugushima no kuguhimbaza kuko uri data mwiza, izina ryawe rihimbazwe. Uwiteka Imana Nyiringabo, ni wowe wabyemeye, umugambi wawe urabitegura ko habaho ibicanwa. Turasenze rero twebwe abo wahamagariye gukora uyu murimo, kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo wagure igikorwa cyo kwamamaza ijambo ryawe, kugira ngo rigere ku bantu bose, aba hafi n'abakure. Shyigikira abakozi bawe, ari abumva ijambo ryawe ndetse n'abategura uburyo bwo kugira ngo bumvire ijambo, bumve ijambo ryawe, bumve umugambi wawe, bumve icyo ubashakaho. Abo bose nibashyigikirwe n'Imana. Kandi Mwami Imana Nyiringabo, dusengeye n'abavugabutumwa bazanyura kuri iyi cano, bazagirira umugisha w'Imana aha hantu, bazabona ukuboko kw'Imana kwiza. Ndetse Mwami Imana Nyiringabo, n'abakora kuri iyi cano nabo bazabona ukuboko kw'Imana, n'abazakurikirana iyi cano bazabona ukuboko kw'Imana. Umugisha w'Imana ubabeho, umugisha w'Imana ubomeho, umugambi w'Imana usohore ku bantu yaremye. Urakoze nyakubahwa Imana, bana natwe tugirire neza. Twari turi gusabira umugisha abazajya bakurikirana iyi cano, twe turi gusabira umugisha abazajya baza kuvuga ijambo ryawe kuri iyi cano. Mwami Imana Nyiringabo, abazaza wabatumye, abo ngabo ubatera umwete, ubatera umuhate, bare kwinangira, bere gucogora. Kristo Nyiringabo Imana, kugira ngo abantu bawe baguhindukirire rwose. Mwami Imana Nyiringabo, turasenze kugira ngo umugambi wawe mwiza ugere ku bantu bawe. Urakoze rero, turasenze kugira ngo aho amaboko yabo atagera, aho amaboko yabo agarukira, mu izina rya Yesu. Aba bakozi bawe bateguye umushinga, birashoboka ko amaboko yabo ari magufi cyane, birashoboka ko amaboko yabo ari magufi cyane, hari aho adakora, ariko tuzi neza ko aho amaboko yacu agarukiye ayawe ni maremare cyane. Nyemerera ubagerera aho yaba atagera, nyemerera ubakorera aho baba batakora, kuko Mwami Imana Nyiringabo, hari ibyo bakwifuzaho, hari ibyo bagukeneyeho, hari ibyo bagushakaho. Nyemerera uko bagushaka, uko bahora bakwinginga bakubwira, uko bahora bagusaba, aho bifuza ko wabageza, aho bifuza ko wabashyitsa, ubibakorere nk'Imana, ubisoze nk'Imana, kubw'ibyo wababwiye, kubw'ibyo wabasezeranije. Reka umugambi wawe usohore mu izina rya Yesu Kristo, kandi ntibibe byo kwaguka mu mubiri gusa, ahubwo baguke no mu buryo bw'umwuka. Ntibibe byo gutera intambwe mu buryo bw'uyu mubiri, nubwo nabyo ari byiza cyane, ariko Mwami Imana turasenze kugira ngo bagure mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, bagurira imbago nk'uko yaguriye Yabesi, bageze udebenefodrere aho wifuza ko bagera, bageze Mwami Imana Nyiringabo aharenze aho babifuza ko bagera. Kandi ndakwinginze kugira ngo Mwami Imana, aho kugira babiyamamaze, wowe ubamamaze, babakwiyamamaza ntibigira agaciro, ariko wowe wabamamaje byagira agaciro. Urakoze Yesu, urakoze. Ngaho nibagira umugisha w'Imana, kandi natwe duhabwe umugisha n'Imana. Abazagera kuri iyi cano bagira umugisha w'Imana, abahageze n'abatari bahagera babona ukuboko kwiza kw'Imana. Urakoze Mwami Imana Nyiringabo, dusengeye imitima yabesha aba hafi n'abakure mu izina rya Yesu. Reka nkwinginge cyane kugira ngo Mwami Imana Nyiringabo, twebwe twese uturindire ubugingo, kandi uzaduhe n'iherezo ryiza. Urakoze rero, ngaho bana natwe muri byose turindire muri iyi si tunyuramo, kugira ngo tuzabane nawe mu bwami bwawe. Urakoze Mwami Imana Nyiringabo, twirukanye imbaraga zose z'umwijima, dukubitiye kuri bitavuga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakwitambika iyi cano, ibyo byose turabikuzaho imbaraga zo gusenga katika
izina rya Yesu turakuzaho umwuka wo kwizera mu izina rya Yesu turafata miri ibitavuga Imana byose turakubita hasi imigambi y'ikuzimu katika jina la Yesu turasenze kugira ngo bashyigikire ibyo badafite ubibahe nk'Imana ibyo bashaka ubibahe nk'Imana urakoze kumvishe gusenga kwacu no kwinginga kose mu izina rya Yesu amen.